Kanongere mbifuriza umunsi mwiza abakunzi ba Deep Secret TV, mbabwire ngo amahoro y'Imana bane namwe kandi naho gifungura Deep Secret TV, reka nkubuze gukora subscribe kugira ngo tuzajye ucikanwa n'ibyiza tubagezaho bya buri munsi, kandi nkomeze mbashimire mwebwe mwese mukomeza kubana natwe, mwebwe mwese mukomeza kuduha ibitekerezo, mwese ndabashimiye, Imana ibaho umugisha. Abana ba Kabuga bakomeje urugamba rwo gusaba urwego rwasigariye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda MICT ko imitungo ya se yafatiriwe yarekurwa. Abana batandatu muri 13 ba Kabuga nibo bashoje urubanza rusaba imitungo y'umubyeyi wabo, basaba ko konti ze n'iyindi mitungo ye yafatiriwe byarekurwa. Kuva muri Mata nibwo batangije inkundura. Imitungo basaba gusubizwa irimo itimukanwa na konti za se zafunzwe, babara ko ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, asaga miliyari 20. Ubutabera mpuzamahanga nibwo bwakoze igenagaciro bwemeza ko ishobora kuba ifite ako gaciro. Umushinjacyaha Serge Bramet yitambitse ubwo busabe bw'abana ba Kabuga. Yasobanuye ko mu gihe abana ba Kabuga basubizwa imitungo ya se, akaba ari bo bayigenzura, bashobora kuyifashisha mu kugura abatangabuhamya ku buryo bazatanga ubuhamya bufifitse kuri we. Usibye gutanga ubuhamya butari bwo, Bramet asanga kandi mu gihe baba basubijwe imitungo ya se, bashobora kuyifashisha mu kuzimangatanya ibimenyetso bimushinja ibyaha. Mu 1999 ubwo Kabuga yashyirirwagaho impapuro zisaba ko atabwa muri yombi, imitungo ye yatangiye gushakishwa aho iherereye hose. Konti ze ziri mu Bufaransa no mu Bubiligi, muri banki ya BNP Fortis, banki no muri banki nkuru y'igihugu muri Kenya yahise ifatirwa. Hari indi mitungo ye muri Kenya yafatiriwe, iyo ni yari yanditse mu mazina ye bwite hamwe mu y'umugore we Josephine Mukazitoni wapfuye muri 2017. Umuryango we watanze ikirego ku nkiko muri Kenya, Brussels ni Paris, gusa hose ntabwo ubusabe bwawo bwigeze buhabwa agaciro. Igihe cyose wagiye ubwirwa ko ari umwanzuro wafashwe ugamije imikoranire ihamye n'ubutabera mpuzamahanga. Muri Mata abana ba Kabuga babwiye inkiko ko amafaranga abitse kuri konti zose za se zafatiriwe ataturutse mu bikorwa bigize icyaha. Imfura y'uyu mugabo Donatien Nshimyumuremyi yavuze ko hari nk'imitungo yahawe na se muri Kanama w'1994. Iyo mitungo ntiyayimuhaye agamije guhunga urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ICTR, cyane ko icyo gihe rutari rwanagakizweho. Nyuma y'imyaka 3 nibwo Kabuga yashyiriweho impapuro zisaba ko atabwa muri yombi. Nshimyumuremyi yavuze ko icyo gihe se yamuhaye ayo mafaranga nk'impano yanifashishijwe mu kugura inzu yo kubamo ya Kabuga n'umugore we, ngo ni amafaranga se yari yakoreye mu bushabitsi bwe. Usibye yaguzwe inzu, ikindi gice cyahawe abavandimwe be. Naho ubwo Kabuga n'umugore we bafunguzaga konti bahuriyeho muri Kenya, Nshimyumuremyi avuga ko amafaranga yagiyeho yaturutse mu nganda se na nyina bari bafite. Bramet yanze ko iyi mitungo bayisubizwa mbere y'uko urubanza rurangira. Imitungo yose yafatiriwe umunsi Kabuga yari amaze gutabwa muri yombi ku wa 16 Gicurasi 2020. Uwo munsi inzu z'abana be babiri zaratatswe, polisi inatwara telefone 15, simukadi 2, mudasobwa 8 na tablet. Banatwaye external hard disk 32 na kasete za video 18. Ubu umwunganizi wa Kabuga yishyurwa n'urukiko kuko kuva imitungo ye yafatirwa afatwa nk'utishoboye. Kabuga ushinjwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ku wa 6 Ukwakira ategerejwe mu cyumba cy'urukiko
hasuzumwa ibijyanye n'urubanza rwe mbere y'uko rutangira kuburanishwa. Nshimyumuremyi ni umwe mu bantu bahishe Kabuga igihe kinini. Yumvaga ko ari gufasha umuntu w'umwere kugira ngo acike abamushinja ibinyoma, aho ngo kuri we yahungishaga se abagome b'abatutsi kugira ngo batamwica. Umunyamakuru Joshua Hama wa GQ magazine yahuye na Donatien muri cafe y'i Paris, amunyuriramo uburyo umuryango we wamaze imyaka irenga 20 uhishe uyu mugabo. Ati ntabwo twari dufite icyizere cy'uko atekanye. Hari igihe wumva ko ari ibintu bisanzwe ubundi ntubitekerezeho. Ntabwo buri gihe byamuhoraga mu bitekerezo, gusa nakubwiza ukuri ntabwo twari dutuje namba. Reka rero dukomeze tubashimire mwebwe mwese mukomeje kubana natwe, mwebwe mwese mukomeje gukurikira Deep Secret TV. Reka mbabwire ko mwakoze kubana natwe, kandi namwe mufunguye Deep Secret TV mutarakora subscribe, kabibutse gukora subscribe kugira ngo mudacikanwa n'ibyiza tubagezaho. Imana ikomeze bamugisha kandi turabakunda cyane.